ibintu birindwi umuntu wese agomba guharanira mu gihe agihumeka. Icyambere, ku rwawe ruhande uzaharanire kudahemuka kabone n'ubwo wowe wahemukirwa. Mvuze ku rwawe ruhande. Abantu benshi iyo bahemukiwe nabo biga guhemuka, bakavuga ngo nanjye azambona, nanjye azabona ko ntari insina ngufi, nanjye nzamwumvisha, nanjye azamenya aho mvuka, nanjye nzamwereka ko atagomba kunkinisha. Bagafata umwanzuro, bagafata icyo gisubizo. Ariko kwishyura uwaguhemukiye nawe ukamuhemukira si igisubizo. Igisubizo cyiza ni ukudahemukira uwaguhemukiye. Ni byiza. Hari uvuga ngo nanjye ntabikoze yanyita ikigoryi. Yakwita ikigoryi, n'isi yakwita ikigoryi, ariko Uwiteka umuremyi wawe ntazakwita ikigoryi kuri uwo mwanzuro mwiza ufashe wo kudahemukira uwaguhemukiye. Ntugahemukire uwaguhemukiye. Imana ibigufashemo. Icya kabiri, mu gihe utandukanye n'uwo witaga inshuti magara, ntuzamene amabanga yakubikije. Ntuzamutarange, ntuzavuge ibyo yakubwiye ngo uramenye ibi ni njye nawe, ntuzabivuge. Nyuma y'uko mutandukanye ntuzabe injajwa, uzaba uwo wari we mu gihe nk'icyo ngicyo. Nutandukana n'umuntu witaga inshuti magara, si igihe cyo kumuvuga, ahubwo ni igihe cyo gushima Imana iguhaye kumumenya mu gihe nk'icyo. Si igihe cyo kuvuga amabanga yaguhaye. Uzi ibintu yambwiraga, uzi ibintu burya yakoraga, uzi. Oya, si igihe cyo kumena amabanga, si igihe cyo kuvuga uwo mwari inshuti, ahubwo ni igihe Imana ibikweretse uwo wibeshyaga ko ari mugenzi wawe. Icya gatatu, uzaharanire ko umutima wawe utakubeshya, utazahamanya n'amazina abantu bakwita cyangwa se bakubonamo. Hari igihe abantu tukwita amazina kandi koko nawe wakwireba ukabona niyo. Tukakwita mayibobo ukabona nawe ubaye mu buryo bwa mayibobo. Tukakwita umusazi nawe koko ukabona warasaze. Tukakwita ko uri umusinzi nawe koko ukabona uri umusinzi. Ariko uzaharanire ko amazina abantu bakubonamo cyangwa bakwita mabi atari ko umutima wawe ubifata. Bakwita indaya, bakwita umujura, bakwita umurozi, bakwita umusambanyi, bakwita umupfubuzi, bakwita indyarya, bakwita umwambuzi, bakwita ihabara, bakwita ikigoryi, bakwita umugome n'ayandi ntavuze. Bakwita umukristo bandi, bakwita bya bindi byose bakwita. Ariko ibyo byose bakwita cyangwa se bakubonamo, wowe umutima wawe utakubeshya, uzi ukuri kose k'ubuzima bwawe ubayemo, ujye uhabana nabyo. Bimaze iki? Bivuze iki kukwita indaya utari indaya? Ntacyo bivuze. Bimaze iki? Bivuze iki kukwita umujura utari umujura? Ntacyo bivuze.
bimaze iki? Bivuze iki kukwita umusambanyi utari umusambanyi? Ntacyo bivuze. Bimaze iki? Bivuze iki kukwita indaya utari indaya? Ntacyo bivuze. Bimaze iki? Bivuze iki kukwita ko ntacyo uzimarira kandi umutima wawe ukwemeza yuko hari icyo wimariye? Ntacyo bivuze. Sinzi niba unyumvishije, ariko ngize nti amagambo bakwita mabi cyangwa se ibyo bakubonaho bibi bijye bibusanya n'umutima wawe uzi ukuri k'ubuzima ubayemo neza. Imana y'amahoro ibigufashemo. Icya kane, uzaharanire ko uzapfa upfiriye muri Kristo. Ni ikintu gikomeye. Abantu benshi barapfa, ariko se bapfiriye he? Hari abapfira mu byaha, hari n'abapfira muri Kristo. Bibiliya bivuga neza mu Byahishuwe ibice 13 umurongo wa 14, hahirwa abapfa bapfiriye muri Kristo. Nibyo abantu bose tuzapfa cyangwa se baranapfuye, ariko hari abapfa bapfire mu ngeso nziza, hari n'abandi bapfa bapfire mu ngeso mbi. Hari abapfa bapfire mu kabari, hari abapfa bapfire mu busambanyi, hari abapfa bapfire mu kubeshya, hari abapfa bagitendeka, hari abapfa ari ababeshyi, ariko hahirwa abapfa barapfiriye muri Kristo. Ese bapfira muri Kristo gute? Kristo ni umwami. Abamwizeye bakamwakira bakagendana nawe, abo ngabo ni abana b'Imana. Abo barahirwa kuko iyo bari mu isi ntago biyobora, bayoborwa na Kristo. Abo ni abana b'Imana. Uranyumva? Ariko ntuzapfire mu bibi, ntuzapfire mu mafuti, ntuzapfire mu binyoma, ntuzapfire mu bidakorwa, ntuzapfire mu bintu utakwifuriza umwana wawe, ahubwo ujye uharanira kuzapfa upfiriye muri Kristo Yesu. Imana ibigufashemo. Icya gatanu, uzaharanire guserukira iwanyu mu kujya mu ijuru. Sinzi niba iwanyu mwubaha Imana, sinzi niba iwanyu mwemera ko ijuru ribaho, ariko wowe uzaharanire mu muryango w'iwanyu kujya mu ijuru. Mube musenga mwese, uzaharanire kuzaba mu ijuru. Mube mudasenga mwese, ariko wowe uvemo uharanire kujya mu ijuru. Babe batazi Imana, ariko wowe umenye Imana uharanire kujya mu ijuru. Mbese mu muryango w'iwanyu abandi nibatajya mu ijuru, wowe uzajye mu ijuru. Abandi nibajya mu ijuru, nawe muzajyane mu ijuru. Ntukabure mu ijuru. Umuryango w'iwanyu ntuzabura umuntu ujya mu ijuru kandi uhari. Mwibuke ko isi tutazayigumamo. Iwacu ni mu ijuru abana b'Imana. Mvuze abana b'Imana, simvuze abantu b'Imana. Twese turi abantu b'Imana, ariko si turi abana b'Imana. Abana b'Imana nibo bazaba mu ijuru. Wowe ukaba umwe mu muryango wanyu, cyangwa se mukaba mwese mu muryango wanyu, ariko wowe ntubure, bityo ukazaba mu ijuru mu muryango wanyu. Icya gatandatu, uzaharanire kutabeshya mu rukundo no kudahemukira na rimwe uwo mukundana cyangwa se uwo mwashakanye akaramata. Abantu benshi mu rukundo barabeshya, cyangwa se Imana yaguha umufasha ukamutesha umutwe, ariko wowe ntukabe nkabo.
ntukabeshye, ukuri kwawe kujye guhora ari ukuri, ibyo uvuze bihora ari ukuri, uwo muzabana umwubahe, umwubahishe, umukunde nk'umwe rukumbi Imana yaguhaye. Ntukabeshye. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma, uzaharanire kuba uwo wagakwiriye kuba we imbere y'abanzi bawe. Imbere y'abanzi bawe uzaharanire kuba uwo wagakwiriye kuba we. Ntukarire imbere y'abanzi bawe, ntukabe umunyantege nke imbere y'abanzi bawe. Ntukabereke ko bagukanze, ntukabereke ko baguhahamuye. Oya, ujye uba umunyembaraga, ujye uba umunyakuri, ujye uba umutsinzi imbere y'abanzi bawe. Ntukabereke aho wakomeretse batajombamo igikwasi cyangwa amahwa. Ibihe byiza. Ibi bintu birindwi ubigira intwaro y'ubuzima bwawe kandi uharanire kubibamo. Byumve uhinduke.